Hello people, this is your boy Ntare Banks. Iki ni ikiganiro Ntare Banks show. Let's go. Okay, amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino nuko WhatsApp tuzi twese dukoresha yaba yazanye uburyo bushyashya bwo gukoresha bwo kohereza amafaranga ukoresheje WhatsApp, aho accessinga konti yawe bititaye kuri konti yari yose ukoresha ukaba wakohereza umuntu amafaranga kuri WhatsApp. Ibingibi bigiye gufasha iki rero? Bigiye gufasha babantu boherezanyaga amafaranga ati wenda muri groupe muri gupanga like nka bridal shower cyangwa muri gupanga muhuro wa groupe cyangwa fete zitandukanye. Uburyo rero bavuga ati nzatanga amafaranga ya nayo bakaba babyandika muri groupe. Ubu ngubu rero byahindutse, uzajya wohereza amafaranga ukoresheje kuri konti yawe, wohereza amafaranga kuri WhatsApp, aho facture cyangwa icyo nakita bill izagitiza muri WhatsApp ku buryo buri wese yaba bireba uwo mwakoresha iyo koherezanya amafaranga. Ahantu bitandukaniye cyane, bantu babeshyaga ku magroupe ati amafaranga ngiyewe ukisanga witanze amafaranga utazabasha gutanga cyangwa utazabona utazi naho uzayakura. Byahindutse rero WhatsApp yabatamaje. Ubu ngubu no kujyita wohereza resi nagibeshya, ugatanga amafaranga muri group ukoresheje bank yawe uyakuye direct kuri WhatsApp. Ibi bintu rero byafunguye vuba, rero nibwo bigitangira gukora. Byatangiriye muri Brazil, hari ikizere ko bizagenda bikomeza ahantu hose ku isi yose ku buryo abantu bose nejo bundi natwe atangira kutatubikoresha. Andi makuru rero agezweho nuko icyamamare kuri Instagram akaba umusitari cyane afite aba followers benshi cyane kuri Instagram, nawe abihakana ko ari we wa mbere hano mu Rwanda. So bamwita Shadibu, umubyeyi w'abana babiri. Mu minsi ishize aherutse gukora interview abazwa kuko abyumva kujyanye no kuba yabyara undi mwana. Reka mwirebere ibyo yatangaje. Niba wifuza kubyara undi mwana byatariye mumbe akana kambebe uko ndakakumbese nze umugabo uzanirinda ukuntu azaba ameze, nicyo kibazo. Ya murabibonye rero, ngo nage ikibazo afite nagazi umugabo bazabyarana ukuntu azaba ameze. Biragoye cyane umenya kuba star, ibintu dusanzwe tuzi byo guteretana nk'umugabo n'umugore mukaganira ku mubano wanyu mukagira no kuri iyo ngingo yo kubyara. Umenya kuba star bidakora, kuko we urumva ikibazo afite nagashaka ngo iki we shaka nyine ntagazi aribaza umugabo ukuntu azaba ameze uwo bazabyarana umwana wiwe wa gatatu. Ari inama namugira ngiye bitewe nuko ndi kubyumva, yashaka website cyangwa Instagram page niba ariyo bamusangaho abashaka kubyarana na Shadibu. Rero mutangire mwapplying Shadibu, borohereza abantu bakugereho bashe abagabo benshi bashaka kubyara. Yabisekeje muri no minsi, gusa nawe afite ibyo agenderaho. Mwitonde, ntago ari buri muntu wese ugomba kuba yamwaapproachinga kuri Instagram ye cyangwa iki atujije ibisabwa. Akunda ibintu bigiye bitandukanye, akunda abagabo bafite amafaranga, abagabo bazi kuba care, abagabo bazi guteka cyangwa bazi kwita ku bana. So Shadibu reka turebe ibyo ashaka ku mugabo akunda. Simbizi n'uburyo yanshize inyuma y'umuryango n'ibiryo namutekeraga byiza. Nyine umuhungu umutima umugabo w'umutima unkunda akankundwa kaza akamake namvuga gutya narateze nawe ugeze uzeta jamais ntago bigeze manetesha. Niyo mpamvu nshaka uwo mugabo w'umutima akankundwa kaneza akawait. Shadibu ashaka umugabo umwitaho mwake. Rero niba witeguye kuba wamuterura ukajya umuheka, urabizi ngo ntago yabonye kiyazi yagije. So uwo bakeneye kubyarana akeneye kwitanga cyane, ntago ashaka amafaranga arayafite, ashaka umugabo mwake. So hari umusaza werutse gusohora video avuga kuntu ashaka yifuza ko yabyarana n'umwana ukiri mutoya, so nka Shadibu. So you better watch this. ngomba je kuzorondera agakobwa hakiri gato agakumi, jewe ndakataje ndakarondere ku mwana nipime kabisa. Harike cyane anzo kwipima.
Mbega umusaza. Ibintu ni show birakaze. Mwabibonye rero abandi basigaye ni mugire vuba kuko umusaza ari tayari, umusaza ariteguye kandi yiteguye gukora buri kimwe cyose gisabwa. Ejo bundi baherutse gukora icyegeranyo cy'uburyo cy'imitungo ya Shadiba, aho bavuga icyo bita net worth. Bafata imitungo yimukanwa n'itimukanwa bagateranya bakareba amafaranga arimo muri rusange, imitungo ye bakayibara mu mafaranga. So bavuga ko Shadiba afite miliyoni imwe, hagati ya miliyoni imwe n'eshanu z'amadolari. Mu manyarwanda uzi amafaranga arangaye? N'amafaranga biliyoni imwe y'amanyarwanda. Urumva ni biliyoni imwe na biliyoni eshanu, hagati aho ngaho ariyo mafaranga ngo Shadiba afite. Bitebwo umenya shike na mikarize. Ushaka gusanga Shadiba ari babakira, ari muri rwego rwa babakira like nka Mark Zuckerberg, badakunda kugaragaza amafaranga yabo inyuma. Usanga donc baba basevinga kuruta uko ba spendinga. Wasanga Shadiba mu minsi igiye kuza agiye kutwubakira inzu hari mu mujyi, you never know. Ariko nyine Shadiba ntago nakuvuga nabi, wamenya ayo mafaranga. Ushaka gusanga umwana ugiye kuza yitwa Banks, azaba ari uwanjye, none ayo mafaranga tukayasangira. Shadiba niba ayo mafaranga ari ayawe, ukeneye gushaka ahubwo bounce, ugashaka umusekirite uzajya kugenda inyuma, kuko urumva ko bamaze kugushyira hanze, umutekano ntago wizewe. Ariko wumve ngo mugabo mubyara n'umwana wa gatatu arahiriwe cyane. Ahubwo andi makuru rero tugikomeje kuri uyu mukire wacu wa miliyoni imwe kugeza kuri 5 z'amadolari, ariwe Shadiba, umustar w'icyamamare cyane. Na mu minsi ishize aherutse gufungura restaurant. Iyo restaurant rero ikora online, uramuhamagara akahita kohereza takeaway zirimo kire watse. So abantu benshi bamaze iminsi ba complaininga ku mbuga bavuga kuntu expectations na reality bitandukanye cyane. So muri kuri amafoto hano yo kuntu abantu bumvaga ko ibiryo bya Shadiba bimeze, ariko uburyo babibonye atari ko bimeze. Amaze gufungura iyo restaurant, Shadiba agira gutya apfunyikira abantu muri takeaway nziza za gisirimi muri kureba. Nyuma abantu batangiye gucomplaininga bavuga ati ibi biryo ni bikeya. So bituma abahindurira abashyira muri takeaway zisanzwe. Abashyiriye muri takeaway zisanzwe ati ziteka waduhaye ntago ari igisirimu, wapi ntago tuzishaka. So yapostinze kuri Instagram yibaza murya takeaway cyangwa murya ibiryo. Bitangaje. Yabasha amafaranga make 2500. So ako mureke tubiganire umumbwire ibiryo bya 2500 ni brand y'izina rya Shadiba, beauty on the plate. Urumva no kubirya ubuvuga ati ndi ibiryo byatetswe n'umustari. Hari abantu benshi bamaze iminsi bapostinga envelope za Shadi on the plate. So beauty on the plate plutôt, bavuga ko bamaze kurya ibiryo bya Shadiba. Brita ngwino urebe. So umva brand ye rimwe agenda imenyekana. So abantu bakomeza complaininga, numva mumbwire 4500 ni menshi. Ushaka kurya ibya make wajya hano hepfo muri gare ya Nyabugogo ukajya muri Ndagaswi ukarya. Ariko mwubahe brand y'umuntu mu billionaire wo mu Rwanda, umuntu ufite billion zingana kuriya. So mugomba show her some love.